Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose. Amen. Turashima Imana igira neza yuko idushoboza umunsi ku wundi kugira ngo tubashishwe nayo kuvuga ineza yayo, kuko yayitugiriye, uko yayitugiriye niko natwe tuyibabwira. Niyo mpamvu mubona tudahwema, tudacogora, tutarambirwa kubana namwe kugira ngo dushobore gufatanya uru rugendo. Uru rugendo ni rwiza bakundwa, nubwo bijya bigaragara yuko yenda hari byo tunyuramo bigoye biruhije, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, ngo kuko namara kwemerwa wari uzahabwa ikamba ry'ubugingo Imana yateguriye abayikunda. Ni byiza rero kugira ngo twihanganire ibihe tunyuramo, kugira ngo dushobore kugira ayo mahirwe y'abihanganye, kuko nudashobora kwihangana nta mahirwe wabona. Ibintu byose tugeraho nibyo dushobora kuboneramo umugisha, dutangirana no kwihangana. Umwana iyo atangira kwiga yihanganira amajoro bamubyutsa, akazaruha akagera ku rwego rwo kumva we akwiye kwibyutsa, akazinduka kare, akagera ku ishuri, akambara imbaraga, agatekereza cyane, akiga cyane kugira ngo agere ku ntego runaka. Ariko atangira yihanganira ko bamubyutsa, akabyuka ari akabyuka babaye, ariko bikazamugeza ku rwego ubwe yishakamo izo mbaraga. Niyo mpamvu rero dukwiye gutekereza yuko ibyo tunyuramo bidakwiye kuduca intege, ahubwo bikwiye dukwiye guhagurukiramo tukagira imbaraga kugira ngo dushobore kugera ku ntego z'ibyiza. N'umwana kumubyara we byo byonyine bigusaba kwihangana kugira ngo ushobore kubyara umwana muzima, kuko udashoboye kwihangana arabyara ariko akabyara igipfu. Ni byiza rero kugira ngo twihanganire kugera ku bintu bizima. Wihangane nubwo byagaragara nkaho bikomeye, byagaragara nkaho bitoroshye, ariko wumve yuko bigukwiye kwihangana muri iki gihe turimo tunyuramo kugira ngo dushobore kugera ku ntego z'ibyo dushaka kuzageraho, kuko ibyiza bigerwaho n'uwihanganye. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, twumve icyo ritubwira. Twumve icyo ritubwira. Njya mbabwira ngo kumva gusa bene data, ntabwo kumva gusa bibasha kugira ikintu bitumarira, ahubwo ijambo ry'Imana riratubwira ngo kumvira nibyo bitugirira umumaro. Ntabwo twumva gusa ngo tugarukire aho ngo nabyumvise babivuga, narabyumvise, ahubwo byumvire. Vuga ngo ndabyumvira, ibyo bavuga ndabyumvira. Nimara kubyumvira nibwo nyuma yo kumvira umusaruro nibwuza. Ntabwo umusaruro uza kubera yuko wumvise, ahubwo umusaruro uza kubera yuko wumviye. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose. Biradukwiye rero kugira ngo nitwumve ijambo ry'Imana turyumvire bene data. Tugiye kurisoma rero turyumve kandi turyumvire. Iri jambo ni ukuri, kuko ndimo no kurisengera no kuritegura numvise ndimo kubaza Imana ngo ni iki gishobora gufasha abantu. Ni ukuri. Ukuri kw'Imana niko gushobora kugufasha mwene data udukurikiye uri we wese. Ukuri, iyo umaze kumenya ukuri, ukuri kurakubohora, ukuri kurakubatura, ukuri kuragukiza, ukuri kukugezaho utatekerezaga ko wagera. Ukuri niko kukugeza mu buzima wifuza ushaka kugeramo. Iri jambo rero dushaka tubabwira ni ukuri bene data, kandi uko kuri ukwiye kukwakira nawe kukaba ukuri muri wowe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Turasoma ibice 3, turahera ku murongo wa mbere. Imana y'Isiraheli iduhana umugisha dukurikirana ijambo ry'Imana. Reka badusomere. Amen. Umutwe w'ijambo uravuga ngo ibya Nikodemu. Ngo hari umuntu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemu, umutware wo mu Bayuda. Uwo yasanze Yesu nijoro, aramubwira ati, mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari ntawe ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Amen. Bene data, hari ubwo umuntu abaza ukuri
ariko uko kuri ntabashe kugukurikiza, ntabashe kukugenderamo, ariko icyakamufashije, icyakamubereye cyiza, icyakamubereye umugisha, icyakamubereye amahirwe, ari uko kuri yamenye yumvise yakabaye agukurikiza nangwa gukurikira kugashobora kumukiza. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Uyu mugabo Nikodemu nubwo yari umunyamategeko, ariko uyu mugabo yarazi ukuri. Niyo mpamvu ngo yahagurutse ubwe, arahaguruka ngo asanga Yesu nijoro, yanga kugenda bamureba kuko batari basangiye kumva ukuri, kandi yari agikeneye icyubahiro. Ntabwo yashakaga kuva muri icyo cyubahiro, yashakaga kukigumamo, ariko yari yamenye ukuri. Haleluya. Ngo arahaguruka asanga Yesu nijoro, aramubaza ibyo yagombaga kumubaza, aramusobanuza, aramubwira ati biragaragara yuko nta muntu ushobora gukora ibimenyetso nk'ibukora, haleluya, ataravuye ku Mana. Uyu mugabo ibintu yari abisobanukiwe, yari yarabimenye, ariko ananirwa guhagarara muri uko kuri ngo yiyambure kiriya cyubahiro, aze yemera kurikire Yesu kumugaragara izuba riva. Bene data, ntabwo dukwiye kugundira ibyo dufite, kandi tubireba yuko twari dukwiye kubirekura tukagira ibindi dusingira, ariko kubw'impamvu runaka wicayeho wiyiziye uzi ukavuga uti ntabwo nabishobora, reka ngenda rwihishwa, reka ngenda nka kwa kundi umuntu aribaza ati rwose atubu natwe twemera Imana, natwe dusenga Imana, ariko wananiwe kugendera mu nzira y'Imana, ariko wananiwe kuba mukuri kw'Imana, kwerura ngo ugaragaze yuko wamenye Imana. Warayimenye ariko ntushaka kubigaragaza. Wamenye yuko ifite imbaraga, ariko ntushaka kuva muri icyo kintu kikubundikiye kubw'impamvu zawe runaka, ukakigundiriramo, ukakikomerezamo. Ariko uyu mugabo Nikodemu yari yaramenye yuko uyu mugabo Yesu yavuye ku Mana. Yesu ahabwa icyubahiro cyose, kuko yarabimwibwiriye ati nta muntu ushobora gukora ibimenyetso nk'ibyo ukora ataravuye ku Mana, kuko ihereye abaho no mu bandi bamubanjirije ntaho yari yarumvise aya makuru yuko umuntu akora ibintu bisa n'ibyo Yesu yakoraga, keretse iwe wabahamirije yuko yavuye ku Mana. Imana yacu yahabwa icyubahiro cyose. Gatatu, Yesu aramusubiza ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu atabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Ngo Yesu aramubwira ati ni ukuri ntabwo bishoboka yuko umuntu, subiramo aya magambo numve neza. Yesu aramusubiza ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Ngo aramubwira ati ni ukuri ndakubwiza ukuri yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri, utemeye kuvuka ubwa kabiri, adashobora kubona ubwami bw'Imana. Ntabwo bishoboka na gato. Nanjye ndababwiye ngo ntabwo bishoboka. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Umuntu utabyawe ubwa kabiri, umuntu utari wahinduka, igihe cya mbere warabyawe, waratwitwe n'uwakubyaye arakubyara. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Uravuka mu buryo bw'umubiri, uragaragara, uraboneka, ubu munyakamere, ubu muntu usanzwe, ubu muntu ukora ibyo abantu bakora, ubu muntu ubaho ubuzima abandi babayeho. Haleluya. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Ibyo biragaragara, ariko kugira ngo ubu w'Imana, ubyarwe n'Imana, hari izindi mbaraga ukwiye gukoresha. Hari izindi mbaraga ukwiye kwakira kugira ngo bigaragare yuko wavutse ubwa kabiri, utabyawe, utavutse nk'uko wavutse ubwa mbere. Haleluya. Erega kugira ngo dushobore kuba kugira ngo ushobore kuvuga amagambo nk'ayo, uhagarare kuri aya mahame, nuko hari ahandi uba warimukiye, hari aho uba waravuye naho wagiye. Hari izindi mbaraga ziba zarinjiye muri wowe zikagutandukanya na bwa buvuke bwa mbere.
Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Amen. Haleluya. Amen. Ati ndakubwiza ukuri utari wavuka ubwa kabiri nta mugabane w'ubwami bw'Imana utegereje. Haleluya. Ariko we yitekerezaga yuko ari umuntu ukomeye, ariko nubwo yabyitekerezaga yari yabizi, yari yabimenye. Uyu mugabo yari yamenye ukuri bene data. Imana yacu yabwa icyubahiro cyose. Uyu mugabo yari yamenye ukuri, niyo mpamvu yahagurutse. Haleluya. Amen. Kane, Nikodemu aramubaza ati mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Mbese umuntu yabasha ate kubyarwa kandi akuze? Yesu ahabwa icyubahiro cyose. No muri iki gihe cya none hari ukibyibaza atyo, hari utekereza ngo ariko ubu nabasha kuvuka ne, ariko ubu umuntu yahinduka ageze mu myaka iyi n'iyi, ariko ubu umuntu yakongera akabuye. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira abakundwa ngo bishobokera uwizeye. Iyo wizeye Imana birashoboka, iyo wizeye Imana birahinduka. Haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose. Iyo wemeye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, akinjira mu mutima wawe, akugeramo ugahinduka, ukavuka, ukaba mushya, ukiyambura wa muntu wa mbere wa kamere, ukambara umushya. Haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose. Baramubwira ati byashoboka bite? Ubu nakongera nkavuka, ese nasubira mu nda ya mama, ibi bintu byakorwa bite? Haleluya. Nawe huru ushobora kubyibaza uti ibi bintu byakorwa bite? Abantu bajye baduhamagara, hari abajye bampamagara bakambaza ngo ariko koko birashoboka yuko umuntu ahinduka. Cyubahiro ni Imana yacu. Reka nkubwire ngo birashoboka. Ibidashobokera abana b'abantu ku Mana birashoboka. Birashoboka yuko umuntu ahinduka akava muri kamere. Birahinduka yuko umuntu ashoboka ahinduka inzangano zikamuvamo, ubugome burunaka bukamuvamo, urahinduka mwene data. Haleluya. Iyi imbaraga zihindura zamaze gucengera mu mutima wawe, ziraguhindura ukaba mushya, mwokagira Imana mwe. Haleluya. Ukaba mushya, ntabwo ubukiri wa muntu wa kamere, ahubwo babaye umuntu w'umwuka. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose. Iyo wabyemeye birashoboka. Yakongera agasubira mu nda ya nyina. Ese ubu nakongera nkasubira mu nda ya mama nganarya? Nkabyarwa. Haleluya. Ngo atubona umuntu yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose. Haleluya. Bene data, ntabwo kugira ngo uhinduke cyangwa uvuke ubwa kabiri bigusaba gusubira mu nda ya nyoko, kuko usubiye mu nda ya nyoko n'ubundi wavuka nk'uko wari waravutse. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Haleluya. Ariko uyu munsi bigusaba kumva kandi ukumvira, bigusaba kwemera, bigusaba kwizera. Haleluya. Icyubahiro kibi cy'Imana yacu. Ntabwo bigusaba gusubira mu nda y'uwakubyaye, kuko naho byashoboka ukayisubiramo yakongera akakubyara nk'uko yakubyaye, wakongera ukagaruka uri wa wundi. Ariko aha tuvuka ubwa kabiri tugahinduka bashya bene data. Haleluya. Haleluya. Amen, amen. Tukaba tutakira abantu ba kamere, ahubwo turi abantu b'umwuka. Haleluya. Kamere ikaba itakituranga, ahubwo turangwa n'umwuka. Haleluya. Gatanu, Yesu aramusubiza ati nukuri bene data, ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Baramubwira ati nukuri ndakubwira ukuri yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka ntabwo bishoboka yuko uwo muntu yinjira mu bwami bw'Imana. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Haleluya. Umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka, utavutse ubwa kabiri, ubwa kabiri ntabwo twongera gusubira mu nda nk'uko Nikodemu yabibazaga, ngo ahubwo icyambere, intambwe ya mbere turemera, iya kabiri tukemera kubyarwa n'amazi. Iyo umaze kubyarwa n'amazi wa mu mwuka w'Imana, haleluya, ukitwa umwana w'Imana, ugahindurwa n'imbaraga z'umwuka wera. Haleluya. Ukitwa wavutse ubwa kabiri bene data.
Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose. Amen, amen. Ntabwo bigoye nshuti z'umusaraba, bisaba kwemera. Uyu mugabo yari yamenye ukuri aho kuri, ariko ibyo yaratsimbarayeho byatumaga abaza nk'umuntu utari wagira icyo yumva. Hari ubwo umuntu abaza ibintu yumva, ibintu azi, ibintu yasobanukiwe, ariko impamvu bimutera ni iyi: aracyatsimbaraye ku mahame y'ibyo adashaka kurekura. Hari ibyo udashaka kurekura bikagutera kubaza ibibazo wenda wumva ufitiye n'ibisubizo wamaze kumenya ibyo ari byo, ariko kuko ugitsimbaraye muri ayo mahame y'ibyo udashaka kurekura ugatangira kubaza. Ariko reka nkubwire ngo tabara ubugingo bwawe mwene data, reka kwibarisha nka mwarimu niwe ubaza ibyazi, utangire wibarisha ibintu runaka. Tabara ubugingo bwawe, wemere ubyarwe ubwa kabiri, uhinduke, ukire, ubeho. Haleluya. Kuko kwemera kwawe ni ugukira kwawe, kutemera kwawe ni ugupfa kwawe. Ni byiza rero kugira ngo wemere, emera uhinduke nshuti y'umusaraba. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Ikibyarwa n'umubiri bene data, nacyo ubwacyo ni umubiri. Ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Nubwo yamubazaga ngo ubu uko ngana uku nakongera hasubira mu nda ya mama, ariko niyo yisubiramo yajyaga kongera akabyarwa nk'umuntu. Haleluya. Icyubahiro ni cy'Imana yacu. Yajyaga kongera akabyarwa n'umubiri, ariko ngo ikibyawe n'umwuka, ikibyarwa n'umubiri icyo nacyo ni umubiri, n'icyabyawe n'umwuka nacyo ubwacyo ni umwuka. Twaravutse mu buryo bw'umubiri, ariko dukeneye kuvuka mu buryo bw'umwuka bene data. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Ntabwo turaba gusubira mu nda za ba mama, ahubwo turaba kwisubiramo tukisuzuma, tukikuramo kamere n'ibyo turarikira, kugira ngo tuvuke ubwa kabiri. Haleluya. Kuko mbere twabivutse mu buryo bw'umubiri, ariko dukeneye kuvuka mu buryo bw'umwuka, kuko aribwo buryo butuma twitwa abana b'Imana. Haleluya. Kandi nibwo buryo bwonyine buzatuma turaga ubwami bw'Imana. Nibwo buryo bumwe buzatuma tudukira urupfu rw'iteka. Yesu ashimwe cyane bakundwa. Haleluya. Biradukwiye rero kugira ngo twemere kuvuka ubwa kabiri, twemere. Haleluya. Kuvuka ubwa kabiri bisaba kwemera, bisaba kwakira izindi mbaraga zo kwemera muri wowe, ukagira ibyo wiyambura, ukagira ibyo uzinukwa, ukagira ibyo wanga, kugira ngo ushobore kuvuka ubundi buryo butandukanye n'ubwo wari wavutsemo. Imana yacu yabwa icyubahiro cyose. Ariko bakundwa, ubu muba mutekereza, muba mwumva twebwe twarasaze nk'uko abantu bagiye babyibeshya. Erega turi abantu bakuru bazi gutandukanya ibibi n'ibyiza. Ibi bintu bidafite umumaro nta n'umurongo bitwerekezamo, ntabwo twabinambiramo, twabivamo tugashaka ibindi tujyamo. Ariko impamvu tubinambiramo, tukabyigisha n'abandi, tukabyumvisha n'abandi, nuko twabyemeye, twamara kubyemera tukabona n'umuti, bigakora, tuba mu mwuka w'Imana, tuba mu bwiza bw'Imana. Kamere zatuvuyemo, nta kamere tugira. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Ariko mbere twagiraga kamere nk'iz'abandi. Abatukanaga baratukanaga, abasindaga barasindaga, abasambanaga barasambanaga, bakoraga ubupfu bwose, abibaga baribaga. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Ariko tumaze kwemera kuvuka ubwa kabiri, izo mbaraga zitwijiyemo ziraduhindura. Turahinduka tuba abana b'Imana, turahinduka tuba abahamya ba Kristo, turahinduka tuba abaragwa b'amasezerano, turahinduka nshuti z'umusaraba. Nawe niwemera kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ukemera ubwo buvuke bwa kabiri, uzabona kugira neza kw'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose. Haleluya. Niyo mpamvu twumva tuba tudakwiye kugundira ubwo buntu twagiriwe, kuko natwe twagiriwe imbabazi, twabonye kugira neza kw'Imana hari abandi bantu Imana ikoresheje. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose.
kugira umubyeyi wakubyaye mu buryo bw'umwuka n'ibintu bidasanzwe. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Bene data, n'ubu ndahangaha abagenzi mfite akababaro kuko umubyeyi wanjye wambyaye mu mwuka yavuye mu mubiri, ariko icyampa Imana yo mu ijuru tukazahurira mu bwami bw'Imana. Haleluya. Kuko namufataga nk'umuntu udasanzwe mu buzima bwanjye, niyo nibukaga igihe napfukamye akandambikaho ibiganza, icyo cyonyine niyo yaba nta kindi kiza yaba yankoreye cyangwa icyo gihe kimwe gusa iyo nkibutse. Pawulo niwe wavuze amagambo ngo nubwo bose tubita ba data ariko ntabwo ariko batubyaye bose. Ibihe byose umutima wanjye nubwo n'ubu utazabyibagirwa horaga wibuka yuko nkuba nayandambitseho ibiganza nkatura Kristo nk'umwami n'umukiza. Icyo cyonyine kintera kumukunda ibyo gusa. Ariko ndasaba Imana isumba ijuru n'isi ngo tuzahurire mu bwami bwa data. Ubwami yakoreye azabubemwo, kuko n'ubundi muri iyi si ijambo ry'Imana riratubwira ngo turi abashyitsi. Ariko bene data mwarete tukanambira kuri iyi si ntabwo tuyibaho igihe gito, kandi ikatubeshya tutazayitindamo, ikatubuza gukorerera aho tuzabiteka ryose. Aha turahacumbitse, ntabwo ahantu ducumbitse dukwiye kwamarira imbaraga zacu zose n'ibitekerezo n'ubwenge, ukasanga washiriyemo burundu, ugashirira muri iyi si burundu, utazaramiramo, utazaba mu iteka, utazarereramo abana bawe ibuziraherezo. Bene data, iyi si turi abashyitsi, dukwiye kwemera tugahinduka, tukemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, tukareka kwicisha hirya no hino wibarisha ibyuzi. Nk'uyu mugabo Nikodemu ndabizi yari yabimenye, yari abizi. Haleluya. Ariko kunanirwa gufata umwanzuro, kumuzana igicuku, kumuzana ijoro, kuko yari yananiwe gufata umwanzuro ngo ahaguruke mu byo yari arimo aze ku manywa. Yesu, Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose. Hari abantu baza muri Kristo bagenda nijoro bashodoka, bagera mu bandi bantu bakifata nk'aho ibyo bintu rwose koko ari ibintu bisuzuguritse, abantu bize batakwitwara batyo. Uragenda nijoro werekeje mu bwami uzaba mu iteka ibuziraherezo, ukagendera mu mwijima kubugeramo ushukwa n'iyi si utuyemo uyu munsi ejo ukayivamo, utanazi nibura n'igihe uzayiviramo. Ushobora kuba muri iryo joro urimo kugendamo ari naryo wayiviramo. Ariko Mana yanjye, Imana isumba ijuru n'isi dufashe cyane. Karindwi, witangazwa nuko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Umuyaga uhuhaho ushaka, ukumva guhuha kwawo, ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya. Yesu ahabwa icyubahiro. Uwabyawe n'umwuka wese amera. Haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose. Witangazwa nuko nkubwiye uko ukwiye kuvuka ubwa kabiri. Bene data, nk'umuyaga uhuhaho ushaka, uwumva uhuha, ukareba ibyo uzunguza, ukareba uko uragaritse ibibabi by'ibiti, ukareba uko usambura amazu, ukareba. Ariko Mana yanjye, ngo niko umwuka w'Imana uza ukaba muri twebwe. Iyo wemereye umwuka w'Imana uraza ukagira ibyo ukwandururamo, ibyo uguhuhamo bigasohoka bikagenda, ukaza ukakubyagararamo, ukakubamo, ukakwicaramo. Haleluya. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Ugatangira gukumira bya bindi byose watekerezaga yuko bidakwiye kukuvamo, ugatekereza yuko udakwiye kureka kubana n'abantu bameze batya, ugatangira ariko iyo wemereye uwo muyaga ukaguhuhamo, ukawemerera, ukaza umwuka wera w'Imana akakubamo. Haleluya. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Haleluya. Ukawemerera, uraza ugahuha bya bindi byose bigasohoka bikagenda, ugasigara uri umuntu mushya, ugasigara uri umuntu wavutse ubwa kabiri, ugasigara uri umuntu uzi kuvangura, uzi gutandukanya ikibi n'icyiza. Iyo utari wemerera umwuka w'Imana ngo akorere muri wowe, kabone niyo byaba bigaragara yuko uri umuntu udasanzwe,
Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose. Amen. Haleluya. Amen. Ariko mu buryo bw'umwuka usigara uri umuntu utavangutse, usigara uri umuntu utagaragaza ishusho yawe imbere y'Imana ibigaragara nk'aho uri injiji hanyuma y'izindi njiji. Nubwo abantu baba bakureba bagasanga uri umuntu wageze ku rwego rwo hejuru, ariko mu buryo bw'ubumana uba ugaragara nk'umwana w'uruhinja utamira ibere ari uko ritamitswe na nyina. Bene data, ubwenge bw'Imana burahambaye cyane. Ubwenge bw'Imana ntibusanzwe, butandukanye n'ubw'abantu. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Amen. Niyo mpamvu dukwiriye kwemera kwakira Kristo akinjira mu mutima wawe akaguhindura. Erega Kristo yaje ntabwo ubwo bwenge bwawe bundi bwufite ntabukuramo, akuramo imbaraga z'icyaha zikoresha ubwenge bwawe nabi. Iyo ubwenge bufite ntabwo Imana iza ngo ibukwambure, kuko n'ubundi niyo yabuguhaye. Haleluya. Ahubwo ibuvangura n'ibidatunganye, irakuvangura ukaba umuntu usobanutse. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mu bantu ukagaragara yuko uri umuntu usobanutse, no ku Mana ukagaragara yuko uri umuntu usobanutse. Haleluya. Iyo usobanutse uruhande rumwe rero, kandi rimwe na rimwe ubwo busobanuka mu ruhande rutari na ngombwa, rutari ingenzi cyane. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Haleluya. Biradukwiriye kugira ngo twemere kuvuka ubwa kabiri. Twaravutse ubwa mbere nibyo, ariko ijambo ry'Imana ritweretse yuko kuvuka ubwa kabiri ari cyo kintu cy'ingenzi mu buzima. Cyenda, Nikodemo aramusubiza ati ibyo bishoboka biti? Yesu aramusubiza ati ukaba uri umwigisha w'Abisiraheli ntumenye ibyo. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Ngo Nikodemo aramusubiza, kandi bene data aya magambo Yesu yaramubwiye ukurikije Nikodemo uwo yarari we yarakwiye kuba yumvise cyane. Haleluya. Yarakwiriye kuba yazi. Ngo aramubaza ati ibyo bishoboka bite? Ibyo ariko se wakwibaza ahubwo ngo abo yigishaga yabigishaga iki? Niba wa mugani ibyo atarabizi nimusobanurire, ubundi ubwo yabigishaga iki? Kw'ibyo yaramubwiye ari byo byakabaye bishyigikira, navuga ngo inyigisho zo yigishaga, ahubwo akumva yungutse ubundi bwenge. Cyangwa akumva aramushyigikiye mu byo yigisha. Ariko ngo aramubwira ati ibyo bishoboka bite? Ibyo bintu ibyo birashoboka? Yesu aramubaza ati, aramusubiza ati uri umwigisha w'Abisiraheli ntumenye ibyo. Yesu aramusubiza ati ukaba uri umwigisha w'Abisiraheli ibyo ukaba utabizi? Niwe kumubaza ngo subigisha iki nyine? Niba ibyo utabizi, ibyo nkubwiye wowe ubwawe, yewe wamwigisha we, ariko Mana yanjye, Imana itubabarire cyane kandi Imana idufashe. Ariko uragira ngo uyu mugabo ntiyarabizi? Uratekereza yuko Nikodemo yabaga yigisha atavugaga amagambo yenda nk'uko mvuga? Yarasomaga erega mwuka agira Imana mwe. Niyo mpamvu dukwiye kuva mu nyuguti tukinjira mu mwuka. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Kuko iyo tukiri mu nyuguti gusa ntacyo, dukomeza turi impumyi, ukomeza ntacyo uzi. Haleluya. Ariko iyo winjiye mu mwuka urasobanukirwa, umenya ibyo uvuga. Mbere yo kubibwira abandi, yo kubifashisha abandi, wowe ubwawe biragufasha. Haleluya. Byamara kugufasha ugashaka kubifashisha abandi. Haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose. Amen. Ariko iyo utari mu mwuka usoma inyuguti, ugasobanura inyuguti, hanyuma uwi gusobanura ukavuga utari ku bundi ibyo bishoboka bite? Ariko namwe niho haza ba bantu baba bari abakozi b'Imana, baba ari abantu bageze ku nzego zahambaye zo mu kirere zikomeye, ariko ugasanga umuntu aravuga ati ariko namwe murakabya. Murakabya. Impamvu yo gukabya ni yiyi, nubwo ubyigisha ntabwo uba mu mwuka mwene data.
umuririmbyi yaravuze ati uyu muntu ari mu mwuka yumva anezerewe, yumva yaguruka, yumva ibintu bishoboka, yumva byemera. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Ariko iyo ubisoma ari inyuguti gusa, usoma wumva bya bindi, hari aho bigera ukumva abantu barakabya, ariko ibi nabyo barakabya, ni ugukabya. Bavuga bati dukoze dutya, ariko namwe murakabya. Niwumva muri wowe ugira barakabya, bagira aho bageraho ukumva bakabije, menya yuko ukiri mu nyuguti utari mu mwuka mwene data. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Haleluya. Uri umunyamategeko, ntabwo uri umunyamwuka. Abanyamategeko bahorana ibikabyo, bahorana ntibishoboka, ibi ntibishoboka. Haleluya. Ariko ijambo ry'Imana yatubwira ngo bidashobokera abantu, ibidashobokera abanyamategeko, ku Mana birashoboka. Ngo Yesu aramaza tukabura umwigisha w'Abisiraheli, ibuka butabizi uzikize, ubigisha iki, ubabwira iki? Ibi ko ari byo bakabaye bazi, ko ari byo bakabaye ubigisha, none ubigisha ibiki? Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Haleluya. Bene data, dukwiye kumenya ibintu ibyo duha abantu b'Imana cyangwa abana b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Twe kubasomera amategeko, ahubwo tubaha ibibakwiye, bihagije. Ibibahagije, ibibagirira umumaro, bibakiza, ibituma babaho, bakabaho mu buryo bw'ubumana. Kubaho ntabwo ari ukukureba uri mu muhanda ugenda gusa, kuko bibaye ibyo ngibyo n'umusazi ariho, n'abandi duha ibiceri by'ijana bariho, n'abadafite ukuntu baba bariho, umuntu wese aba ariho. Yesu ashimwe cyane. Ariko dukwiye kubaho mu buryo bwimbitse, ukamenya uburyo bw'imibereho yose. Yesu ashimwe cyane. Niba uzi kumenya uburyo bw'imibereho yo gushakisha iby'umubiri, ugashakisha ibigutunga, ugashakisha tugashakashaka, ukwiriye no gushaka n'iby'iki gihe gikurikira. Numara kuva ahangaha muri iri cumbi ucumbitsemo, aho uzajya uzatungwa n'iki? Kubizadutunga tugezeyo ari byo dushaka muri iki gihe tukiri mu icumbi. Iyo uri aho ucumbikiwe ukidamararira, ntushaka aho uzaba, nyiri icumbi nagusezerera uzajya hehe? Uzagenda wangare. Niyo mpamvu ureba abantu bamara kuva mu mubiri, bamara gupfa bakagaruka kuniga abana babyaye. Umuntu akagaruka yarapfuye, akaza akinigira umwana. Ni mu ndebere mwuka agira Imana. Impamvu ni iyihe? Ntafite iyajya, aracyabyigana no kugaruka mu icumbi iryo yaracumbitsemo, kuko atateguye aho agomba kuzaba nyirizina. Yagenda akaba mubi kuruta, akabona nta cyerekezo afite, akagaruka n'umujinya n'ubugome bwo yabanye cya gihe cyose, atarashoboye gutegura aho azaba, akagaruka niga abana yibyariye. Akiri kumwe n'abo mu icumbi yakundaga, yarihiriraga amashuri, yahahiraga, yambikaga, yabyiniriraga, ariko kuko atamenye gutegura igihe cye. Ariko bakundwa, mwaretse tukemera kugendera kuri aya mabwiriza y'ijambo ry'Imana, ariko ko twemera ibindi ko tubyemera, bakakubwira ibintu runaka ukabyemera, ukemera, ariko bagera kukubwira ku by'ubugingo bwawe ugatangira kwita abana basazi, ntibasobanutse, ntibazi ibyo bavuga, n'abatekamutwe, na ba nyirabyo ntibabyemera. Bundi se twemera ibyo abantu bemera? Ntabwo twemera kubera yuko abantu bose bemeye. Tubaye twemera ibyo abantu bose bemeye, twakwemera ubusinzi, tukemera ubusambanyi, tukemera za ngeso mbi zose muzi abatazi Imana babamo. Ariko kubera yuko umuntu agira amahitamo ye, kuko iby'ijambo ry'Imana ryatubwiye, ntabwo tuba mu kuri kw'ijambo ry'Imana kubera yuko abantu babitubwiye, ahubwo tumaze kubigeramo, twamaze kumva ukuri turakwakira. Badusobanuriye ukuri, turakumva, turakwemera. Tumaze kukugeramo, tumaze kukwemera, dusanga amahame batubwiye yose ni ukuri. Haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose. Haleluya. Niyo mpamvu tubigumamwo, tukabibamwo imyaka n'imyaniko.
njya mbabwira ngo jye nabigiyemo ndi mu myaka 18 ngeze muri 48 ngira ngo igiye kugera na 49 iri hafi kuzura. Ariko muri urwo rugendo rwose iyo ntaza gukomezwa n'ukuri nasanze ari ukuri mba narabivuyemo nkabaho nkuko n'abandi bose babayeho. Ariko icyatumye muri iyo myaka mbishobora n'uyu munsi uko kuri nkabanyiguturijemo kandi nkaba numva nyikomeza nuko nasanze ibi bintu ari ukuri. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Haleluya. Igituma rero umuntu abivamo cyangwa utabikomereyemo cyangwa ukivuga ngo barakabya waraje ujya ku muryango urahagarara cyangwa se wavuze uko wemeye utemeye usigara ugumye muri za ngeso wabagamo ntiwazivamo ntiwahinduka kuko utavuye mu ngeso. Ntabwo wa muyaga waje ngo uguhuhiremo uhindure kamere zakubagamo kuko ntabwo wigeze uza wagaragaje ko waje ariko utaje werekana ko uhari ariko udahari werekana ko ubirimo kandi ntubirimo. Ariko yiba waremeye ukabibamwo neza nawe ubihamiriza abandi kuko ni ukuri. Iri jambo ni ukuri bene data. Haleluya. Ariko murumva muri iyo myaka yose mbabwiye nta byinshi byakabaye byarankuyemo mba naravuyemo ndababwiza ukuri. Ariko ninjiye numva ibyo bambwiye bampamirije ari ukuri ndabyemera barabivuze barabisobanurira numva ndabyumvise mbyinjiramo nkuko nabisobanuriwe. Niyambura wa muntu wabyawe n'umugore mushyira hariya. Haleluya. Ninjiye mbona kugira neza kw'Imana ngezeyo nkomererayo kandi nzasazirayo. Nabyirukiyemo nzanasaziramo. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose kuko nasanze ari ukuri kandi n'uyu munsi ni ukuri kandi n'ibihe byose igihe cyose nzamara nkirindiwe muri uyu mubiri niko nzaba nkivuga kugira neza kw'Imana yanjye. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Haleluya. Amen. Biradukwiye rero uku kuri kugushikamamo. Ni ukuri ndakubwira yuko tuvuga ibyo tuzi kandi duhanye ibyo twabonye. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Ni ukuri naho turi bugarukire naho dushoreje. Haleluya. Ibyo tubabwira ni ukuri, ibyo tubahamiriza ni ukuri, ntabwo tuvuga ibyo tutazi. Haleluya. Ibi tuvuga nibyo ubwacu twiboneye. Ntabwo ari inkuru mbarano ngo nibyo batubarira ngo nibyo abazungu cyo kora abazungu nabo baragowe. Ariko abazungu nabo ko mbana bashaka Imana nkuko tuyishaka ko bahura n'ibibazo nabo bakishakira Imana. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Ntabwo tuvuga iby'abantu tuvuga ibyo ubwacu twiboneye. Abantu babitubanjirijemo barabidusobanuriye turabisobanukirwa. Tumaze kubisobanukirwa turabyemera bitubamo. Natwe turabisobanurira abandi turabibasobanurira. Uku ni ukuri kw'ibyo twiyiziye ubwacu turabahamiriza ibyo tuzi. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose. Haleluya. Imana yacu ni nziza bakundwa kandi Imana yacu igira neza. Imana iradukunda. Imana izabana nawe kubera yuko wabyemeye kubera yuko wabyumvise. Ntabwo nzareka guhora nsabira ku Mana pastor wanjye Joseph Nkubana wamaze gukurwa muri uyu mubiri. Mana yo mwishuri Imana isumba ijuru n'isi muhiruhuko ridashira kubw'ubuntu bwayo n'imbabazi zayo. Kandi nabo umuryango we bose Imana yo mwijuru ibahe kwihangana gusa duharanire kimwe yuko tuzabana mu bwami bw'Imana. Imana isumba ijuru n'isi baho umugisha. Nyaguhora ku ngoma Imana nkuru yuzuye kwera no gukiranuka iri hejuru y'isi n'ijuru. Ndakubashye byiringiro by'amasezerano kudahinduka uri umwami w'abami. Nyemerera ukuboko kwawe gukomeze kubana natwe. Komeza udukomereze muri uru rugendo. Uduhe imbaraga zo gukomeza. Uturinde gucogora no gucika intege. Uturinde kunamuka no kugamburura. Uturinde kuvuga ibyacu Uwiteka Imana Nyiringabo. Uduhe kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana kugira ngo babwumvise bakizwe nabwo, babohorwe nabwo, baturwe nabwo, babone kugira neza kwa Uwiteka Imana Nyiringabo. Nyemerera umwuka wawe wera amanukire mu mitima yacu no mu badukurikiye bose, baba ari abari mu gihugu, baba ari abari hanze yacyo,
gutyo buri wese ahari ukuboko kwawe kubane nawe kandi ubwiza bwe bumuzeho kubw'imbabazi zawe natwe abari hano nyaguhora ku ngoma Imana uduhe kukugiriraho umugisha kuko twamaze kumenya ko kumva gusa bitabasha kudukiza ahubwo kumvira ariko kutubohora kubw'ubuntu bwawe icyubahiro kibi cyawe icyubahiro kibi cyawe kuri mwiza kandi ugira neza urakoze byiringiro by'agakiza kacu tubisabye mu izina rya Kristo umwami wacu twizeye urakoze soko y'ubugingo amen.